Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Mama, isuku ni nziza cyane. Isuku ni iya buri wese, abana, urubyiruko, abakuru, twese isuku iratureba. Kwita ku isuku. Twite ku isuku, turushaho kugira ubuzima bwiza. Dukomeje kubashimira rero mwese mukomeje kubana natwe kuri Susuruka 7 TV. Wandika Susuruka karindwi ushyize akanya wandike TV. Uretse tubona neza cyane ibiganiro byinshi tugiye tubagezaho bitandukanye. Abantu benshi mumaze iminsi muri kunyishyuza ariko se ni iminsi ngaho ibiri ko kwitatu mukambira ati ngo wa mukobwa ngo tetari hehe. Umva none harahari ntimuri kumubona yaje rwose harahabaye mwamumbazaga none rero ngubu yamaze kwagera kugira ngo dukomeza kubana mu biganiro byinshi bitandukanye tugenda tubagezaho. Umva nje nabasuje mbahaye ikaze nizere ko meze neza na teta mwambazaga ngo uyu mwebwe niba mushaka gukomeza kumubona reka amazina avuge wenda mutajyandi kubabeshya teta amakuru yawe. Amakuru ni meza. Turakomeye cyane. Gukumbaza umva. Abashu turabakunda. Ndabakunda abashu. Telefone yanjye igiye guturuka kuri message nyinshi. Yego se. WhatsApp yo none yarakize burundu. Mbambwire ko bakunda cyane. Bari kugukurikira buriya. Okay, ndabasuje inshuti zacu. Utsa amazina hari n'umuntu wenda ushobora kubuta kuza aribwo bwa mbere akumvishe wenda aribwo aje bitewe n'ibiganiro byiza yumvise kuri channel yacu YouTube yitwa Susuruka 7 TV. Ngiye nko bisanzwe baranze ni Estache Musabyimana ariko navuze ati ngiye ntabwo naza kuri televiziyo ngiye nyine reka bazana umukobwa mwiza rero kugira ngo abajye akomeza kubana natwe muri ibi biganiro by'ubona ko biganiro bitandukanye. Ubwo rero nabibwire murakoze cyane ku bantu bambonye ari ubwa mbere. Amazina yanjye ni Twishimwe Karine nkabanzwe ku izina rya Teta. Ubwo rero nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro bahaye ikaze. Mwumvise rero ni Teta tugiye kubana muri iki kiganiro. Ikiganiro cyacu rero nkuko mubizi ni ikiganiro no twise kwita ku isuku. Muri kiganiro kwita ku isuku ni cyaraza dufashamo cyane. Umva inzobere mu isuku murabibona ko nabakeye ariko ameze neza murabibona ugire ntako nari n'ugakabye kujya n'icyo ubwo nyine ni isuku. Ibyo ni ibikabyo. Nta gikabyo na kimwe kiri buriya ntabwo atari kuboneza ariko nazo ibyo ni ibikabyo byose mwenda wagira ngo nibwo ukuye mu iduka mu Butaliyani niba ari harambirira simbi. Thank you bas thank you kunshimiye se nakora iki nta kintu narenza rero mwumvise yanshimiye kandi ndabashimiye cyane rero. Ubwo rero naho tugiye guhera by'umwe ko kiganiro cyacu mabizi mu kwita ku isuku by'umwe ko kujyanye n'imirire. Teta by'umwe ko utwinjiza mu kiganiro cyacu kwatubwira wenda byibuze ukatubwira ati se tugiye guhera wenda ku kijyanye no gutegura amafunguro harangomba guteka ibyo ngomba kwifashisha isafuriya twayivuze ubushize gakeya nyine turenga turi gusoza ariko tubwire se gute isafuriya buriya nayitegura gute ngiye guteka. Tubwire umuntu agiye guteka ni ibiki ngomba kubanza gutegura wera tuvuge ko ngiye gutegura ikijumba cyanjye isafuriya ndayitegura gute ni iki nsabwa. Ndikumva ibyo bintu ariko ubushize twe twabivuzeho gusa ndabivugaho gato ntabwo ndi bubitindeho kuko mu kiganiro cy'ubushize narabisobanuye mu buryo burambuye cyane. Ikintu navuga ku isafuriya nyine ni ukuyoza n'amazi meza n'isabune na situruwaya then ugategura ifunguro ryawe nta kibazo. Urumva ko ugomba kuyoza neza nta kibazo ibintu birushaho kugenda neza cyane hanyuma tugakomeza kubana neza muri iki kiganiro. Nuko ukavuga ati se noneho ngiye guteka niko hari ibintu twagiye tugarukaho ku bantu bakoresha ikintu bita inkwi. Isafuriya ugasanga rwose yagiye hindiro inyuma ntakireka tubari no ku makara igihe hajya hindiro. Ese ni ngombwa wongeye kuyikuba imbere kandi nayogeje? Okay, birumvikana ku muntu ucana ku nkwi ntabwo wahora utekera mu isafuriya utayogeje. N'ubundi ugura situruwaya ugakuba ukagabanya imbyiro nese imbyiro zakwiyongera ntabwo zakwiyongera. Ndetse no ku bantu batazi gukoresha wenda situruwaya nk'abantu bari mu cyaro nyine bakoresha izo nkwi uretse ko n'inkwi nyine
ntekereza ko inkwi banaziciye ariko kuko byangiza ibidukikije ariko ku bantu wenda bakizikoresha batabasha kubona ubushobozi bwa situruwaya wakoresha n'ivu. Hari ukuntu umuntu yafataga ivu ryo mu ziko arikoresha gasa neza ukarikuba isafuriya igasa umweru cyane. Ivu rizi koza ivu rizi koza isafuriya igasa neza. Yego ntabwo rero ivu burya noneho ivu ndarikura uzajya gusura kwa nyogokuru. Okay, rero ivu ku bantu batabona situruwaya ariko turayigura n'amafaranga make cyane. Simpamya ko hari umuntu utayibona kuko situruwaya ntabwo ukoresha rimwe ngo uyijugunye. So rero njye numva yuko kuba wakorera isafuriya yawe isuku ku bantu bacana ku nkwi, ku badafite ubwo bushobozi bakoresha ubwa kera amasituruwaya ataraza, abantu bakoreshaga ivu bagakuba isafuriya. Njye mpamvu mbivuga nabaye mu cyaro cyane. Yabona yayikoreshejeho ubundi isafuriya wambaga wiguriye hehe cyane rwose isanzwe nakoreshaga ngaha. Noneho by'umwihariko iyo ukubye gutyo n'ibyo wari uvuze bituma n'ibiryo bidashirira kuko iyo ukoreye mu isafuriya nyine yabanje twogeje neza bishobora gushirira imburagihe ugasanga uriye ibiryo byashiriye birimo amakara birimo umwanda bitameze neza. Ubwo rero nk'uko bitubwiye babwira ati mujye mukora isuku isafuriya muyikube na situruwaya ibintu bimerewe cyane rwose. N'abadafite situruwaya bakwifashisha ivu kuko twese abenshi ntabwo twavukiye mu mujyi wa Kigali, abenshi twaturutse mu ntara mu byaro, kandi icyitwa situruwaya nta nubwo twari tukizi, twacyumvaga wenda mu makuru ngo situruwaya ariko ntabwo twari tuyizi. Rero abantu batari bayizi bakoreshaga ikintu cyitwa ivu. Nk'uko kera mwajyaga mujya kuvoma mukoza ububido mugakoresha urubingo n'agasabune n'umucanga. Oya njye ntabwo nabikoze ariko nyine twebwe ntabwo twavomaga wenda iwacu. Twebwe ntabwo twakuze tuvoma abakobwa, havomaga abahungu. Ariko urubingo twabikoresherezaga mu rugo dukuba amabido. Yego ibintu nzi guteka cyane nkunda umunyigi n'inyama. Inyama n'umunyigi ndabikunda. Bari mutetse inyama turabasuje abantu bakunda ibyo kurya nanjye nkunda. Umunyigi n'inyama. Umunyigi ntabwo nigana ibyo kuniganiga. Umunyigi n'ibyo kurya byiza, ni agatoki gakubise neza. Nabwiye ukuntu wakora umunyigi ni isuku. Noneho dufite isuku reka dore ko uwo munyigi utubwiye kugira ngo mbikorane isuku. Uwo munyigi ndawutegura uburyo wateguramo umunyigi rero si umunyigi uragora kuwuteka ariko ni ukuba wogeje isafuriya nk'uko bisanzwe. Umunyigi bawukoresha mu buryo butandukanye, abantu bawuteka mu buryo butandukanye. Hari ukoresha amakoma akabanza mu isafuriya then agashyiramo icya gitoki kidahase. Hari n'ubikoresha yagihase, biterwa nyine n'uburyo wewe uzi kuwuteguramo. Ugashyira ku imbabura ugacanira ariko wagize wapfundikiye amakoma. Yes, upfunikiza amakoma hasi ubanzamo ibintu babyita ibivovo by'insina. Abataba amakoma se ukoresha ibintu byitwa inuza isashe ndetse n'umufuka mifuka mitoya kugira ngo nakantu wenda waguriyemo kawunga kuriramo kugira ngo y'amazi ataza gupfumura akinjira muri cya gitoki. Noneho gihishwa n'umwuka. Nta mazi nshyiramo se? Nyine ushyiramo amazi muri ibyo bintu wakikijemo imbere mu isafuriya. Nyine ushyiramo amazi, noneho y'amazi rero ntabwo aza gupfumura ngo yinjire muri cya gitoki cyacu, cyaba gihase cyaba kidahase. Ariko ingeri byiza ni ukugihata, mbona ibyiza ari ukugihata, hanyuma ugashyiramo ibyo bintu kugira ngo ukavaringe ko amazi yakwinjira mu gitoki. Iyo kimaze rero gushya nyine ushaka akantu ugacucuma cyangwa ugafatisha ibiganza byawe ukareba ikindi kintu wambara ugacucuma kuba biba binashyushye byagutwika. Ugacucuma warangiza ukongera ugasubizaho ugashyiramo umuriro mukeya. Umaze gucucuma
gusuma nyine bashyiramo umuriro mukeya ukajya guteka imboga kugira ngo nyine umunyigi ukomeze ushyushye. ubwo uri ukiri ku ziko Yes, watetse uba ukiri nyine ku ziko nyine wawugabanyije ariko umuriro wo kuwuha. iyo umaze kuwucucuma uragenda ukanoga neza ukamera nk'ubugari cyangwa se nk'akawunga, noneho ukawurekera mu isafuriya nyine kugira ngo ukanza ukayawutegura imboga, wamara kuzitegura bihiye nyine ibyo amafunguro yawe yose wayabonye ukawarura, kuko iyo utinze ugahora uhita ukomera birafatana cyane. Rero umunyigi uraryoha ndawukunda cyane, nibyo kurya nkunda cyane. aha ubwo rero mwamwumvise ari kutubwira uburyo ki bakora umunyigi amateka yanjye umunyigi. ubwo rero kugira ngo noneho turi kubivuga muri teori n'ubutaha nazabitweka muri pratique mbwe muzakomeze kubana natwe atwereka uburyo ki ndagenda gutegura ku buryo ugenda gutegura ubwo nyine teori nyine uzabidufashamo siko bimeze hari kugira ngo azabidufashemo tubwire uburyo cyo umuntu pratique aba mushaka kuvuga pratique sibera mvuze n'ibiki pratique nta mfite indimi ni bya pratique tuzabibereka live. Okay ubwo pratique ni kwereka nyine ndi kubikora. Teori ni gutya mu magambo nawe ndabimenye pratique na teori. Umaze kutubwira rero gutyo noneho umunyigi noneho rero ngewe ikundira ikintu bita ikijumba yewe mbarumbwira ukuntu ikijumba nshobora kugiteganya. Ngewe nshobora kuvuga ati rero mwana gikuye mu murima hariya gikuye cyabona kiguze muri boutique aha nkakiza nanjye nkavuga ati ubundi se rero ndareka nkirunge rimwe n'ubundi bishishwa ndaza kubitonora bakubita mu rusafuriya mbonye aho ngaho bavuga ko rwose akaruta ibyo. Hari abantu usanga ajya kubikura ngo mu murima cyangwa se buri kuba mu cyaro mu murima habihinga cyangwa se undi muntu wo mu mujyi avuye kuyiguraga akagira gutya akabyoza bisanzwe yanyiza akabishyira mu isafuriya isanzwe ibindi itogeshe idasa neza ngo n'ubu agafata igifuka icyo atoye hariya munsi y'urugo cyaba cyanduye agapfa gushyiramo n'ibizi agahita arunda hejuru ngarapfundikiye bibaho rwose. uwo muntu nicyo wamutubwira ko ibyo bintu uretse ko umuntu waba ubikora ntabwo nzi ukuntu yaba atekereza, sinzi imyumvire yaba afite, ariko ntabwo uwo muntu abaho. Gusa icyo navuga n'ababikoraga babireke, kubera ko isuku ni isoko y'ubuzima nk'uko mbibabwira buri munsi. icyo njye navuga ko tukwiye kubungabunga umubiri wacu kuruta ibindi bintu byose twarinda muri iyi si. Mama, isuku ni nziza cyane. Isuku ni iya buri wese, abana, urubyiruko, abakuru, twese isuku iratureba. Kwita ku isuku. Twite ku isuku turushaho kugira ubuzima bwiza. icyo nakuyemo ko umunyigi rwose nshobora gufata isafuriya yanjye ngashyiramo amazi nk'uko bisanzwe, hanyuma makeya ubwo nkashyiramo wenda niba ari urukoma bitewe niba ndi kurubona arusasa muri iyo safuriya cyangwa se agafuka, neza ngafata icyo gitoki nkakirambura hejuru yacyo nkongera gushyiraho uwo mufuka cyangwa ikoma aho riri, hanyuma ngateka byarangira kugira ngo uporoteje amazi icya gitoki amazi atinjira mu gitoki. n'akantu kagira mbishyiramo rwose nkabitogoserezamo iyo nshyira mu isafuriya amazi ku buryo bidahura amazi adahura n'icyo gitoki byari byiza kurushaho. hanyuma ngakora umunyigi wanjye neza avuze ati ushobora gushyira ku ikomo ugacuma cyangwa se ukambara utuntu cyangwa se ukaba umeze neza usuku wiyizeye ukagera ku buryo ukora umunyigi uryoshye umeze neza ku buryo ugahura n'umuntu akagira apeti kuko nyine navuze ati wavuze ngo ukunda inyama n'uwo munyigi nk'uko wari uri kubivuga ushaka gusanga izo nyama ugiye kuzitegura ukazitegura birimo umwanda, isahani itogeshe cyangwa se wojeje ibisahani byose urunda aho ngaho uyizana uri kujojoba amazi. Hari abantu babikora gutyo ugasanga arakwaruriye, ubwo ubibonye ibyo biryo banza inyama noneho utayigeva kuyikunda apetite ishira ako kanya ukibikubita amaso. apetite ishira ni ukuvuga ngo uzarebe ushobora nko kujya nko gusura umuntu wenda nk'umuntu uba muri ghetto w'umufrendi wawe, umusista w'umufrendi cyangwa girlfriend wawe cyangwa boyfriend wawe, akagutegurira nk'ibyo kurya. Tureke n'umunigi akaguha ibyo kurya muri rusange, hari ukuba yabyarura akabyuzuza gutya kubera ko akenshi nta bisorori bihari ntaki, akagusavinga akakuzanira ibiryo bigera nk'ahantu apetite ishira, cyangwa se akuzaniye yabiteguye neza rwose
ariko arazanye nko ku ifoke usanga hariho nk'ibiryo byumiyeho apeti nabwo ihita ishira, cyangwa utwanda turi kuri ayo meza kugaburira inyuma nabwo apeti ihita ishira. Mu by'ukuri iyo ugiye kugabura uritonda cyane, kubera ko impamvu navuga ko witonda nyine ubundi ifunguro riteguranywe isuku cyangwa riteguye neza ritera apeti, ariko ibiteguranye umwanda ni ukuri umva ntabwo wabigirira apeti. ushobora kugirira isuku ikijumba cyanjye akaba aricyo urya kurusha undi watetse kwa kundi. Oh yes, kuko ikijumba ushobora kugitegurana isuku ukakidekoraho akavoka utundi tuntu wenda nyine wahisemo gufatisha cya kijumba ugasanga mbigiriye apeti, kandi ngiye mu buzima busanzwe ntabwo nkunda ibijumba, ntabwo nkunda ibijumba cyane, ngiye nkunda ikijumba kiri kumwe n'amata, ubwo nibwo nkunda ikijumba, ariko ikijumba cyonyine nta mata ntabwo nagishobora. Ariko uwo munsi wa wundi wateguye inyama akazitegurana umwanda n'uwateguye ikijumba cye gifite isuku nayoboka ku kijumba. Mboneraho no kuvuga ingaruka z'umwanda. Kuko ikibazo ubundi isuku nta muntu runaka ireba, ntabwo ireba urubyiruko, ntabwo ireba reka ntabwo abamama ari b'isuku ireba cyangwa abakobwa, namwe abagabo isuku irabareba n'abana batoya irabareba, kubera ko iyo utagira isuku uba wiyanga, ntabwo uba wikunda wowe ubwawe, kuko si wajya mu kazi warwaye, cyangwa kurwara bya n'ibituma utera agatebe ahantu runaka ukaguma wicaye kubera ari ibiryo bifite umwanda, icyo gihe ntabwo ujya mu kazi. Icyo gihe amazi yenda no kugushira mu mubiri kubera nyine ikibazo wahuye nacyo watewe n'umwanda. So rero nkaba navuga ngo isuku ireba buri munyarwanda, nko ku bana batoya none ugasanga umumama yigiriye mu kazi yibagiwe abana, umwana aranywa ibizi abonye, umwana arava muri tuwarete ntazi gukaraba intoki, umwana arajya gufata amafunguro ntabwo yakarabye intoki. So ubwo rero icyo navuga ni uko iyo ubuzima butameze neza ibintu byose birahagarara, yaba ari ku bana, yaba ari ku bantu bakuru, yaba ari ku bakobwa cyangwa abasore. Iyo ubuzima iyo utagira isuku uba wiyanga, ntabwo uba wikunda wowe ubwawe, kuko si wajya mu kazi warwaye, cyangwa kurwara bya n'ibituma utera agatebe ahantu runaka ukaguma wicaye kubera ari ibiryo bifite umwanda, icyo gihe ntabwo ujya mu kazi. Icyo gihe amazi yenda no kugushira mu mubiri kubera nyine ikibazo wahuye nacyo watewe n'umwanda. So rero nkaba navuga ngo isuku ireba buri munyarwanda, nko ku bana batoya none ugasanga umumama yigiriye mu kazi yibagiwe abana, umwana aranywa ibizi abonye, umwana arava muri tuwarete ntazi gukaraba intoki, umwana arajya gufata amafunguro ntabwo yakarabye intoki. So ubwo rero icyo navuga ni uko iyo ubuzima butameze neza ibintu byose birahagarara, yaba ari ku bana, yaba ari ku bantu bakuru, yaba ari ku bakobwa cyangwa abasore. Iyo ubuzima butameze neza ibindi byose birahagarara, kuko nta kintu wabasha gukora utari muzima. Icyo njye nasaba rero ni uko isuku ari isoko y'ubuzima, ni uko buri muntu wese wikunda nawe yakunda isuku. ubwo rero inshuti bakunze ba Susuka 7 TV kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ubwo rero wenda ngiye tutaragenda ikindi namwibariza ni kimwe no kuvuga ati se n'ubu yose watubwiye ku ibyo funguro gutyo, ase sahano nongeye gutegura mu kabyara isahani irabimeze gute? Wageje gutubwira isafuriya, ugereza gutubwira aho ugiye kwarurira, ese ibyo kubizana noneho ku isahani urabona hari igihe ujya kwarura gutyo nko kwaro bitubwiye. Wera nabyo tuzagenda tubigaruka mu biganiro byacu biri imbere, ugasanga umuntu araruye ibiryo isahani arabushuje yewe akajya ni ikirunga, twebwe bitaga ikirunga tukiga segonda ngati ngo yaruye ikirunga we akajya ngo ni muhabura. Ugasanga ariko hari n'undi ibindi bikoreye bikubiri smart, ubona yasinya gasorori hano yaruye duke nyine akajya byinshi bitabimenya, ariko nuko vuga ati ngo rebe ibiryo yaruye we ikabonwe kumuraburi cyangwa ibyo byo nabyo hari ibyo ushobora kunzana nkabona bisubira ndabirya ariko bijojo buri kibisosi bigwa hasi. Icyo navuga kuri ibyo wenda byaba byiza uretse umuntu akisavinga
akiyarurira nyine self service niko njya numva self self service okay umuntu akiyarurira akisevinga ko niba ubuzi n'iki n'ibyo ari bumushobore gufata uko bingana ariko nanone ntitwirengagize ko hari abatagira ibyo bisorori rero igihe ubona nta sororo ufite nta kindi kintu ufite cyo kuba wategura ameza kugira ngo umuntu yigaburire bikaba ngombwa weho kumugaburira ikintu ugomba gukora nimba ari ifiriti umuceri ibishyimbo n'idodo cyangwa n'ibindi urafata ibyo kurya ushyireho bikeya kandi wewe kubivangavanga kuko ushobora gushyira ibishyimbo n'imiceri bivangavanze wenda utari burya umuceri sibyo ariko nishyira iruhande agafiriti indi sayidi nkashyiraho umuceri indi sayidi nkashyiraho udushyimbo ahandi agasosi ahandi utudodo biraza kukorohera wowe ugiye gufata iryo funguro kandi ngomba gushyiraho bikeya kubera yuko ushobora kuvuga ati ngiye biraryoshye cyane ngomba kwiyongera kubera ko wagize apeti rero kwarura ibyo kurya ukabyuzuza cyane nabyo bituma apeti ibura bityo bikeya biri mwayene umuntu yabikenera akavuga ati byaryoshye byaryoshye urumva ko rero rwose yadufasha muri byiza cyane by'umwaka wo mu gutegura ifunguro ubwo rero reka mvuga ati wenda dusubikira ahangaha nuko ntago ari gusumba twe tuzagaruka ubwo tuzagaruka birakomeje ibiganiro ni byinshi cyane bigomba kudufasha tuzarebera hamwe no kwategura ikijumba bitubwiye umwumbati akoro n'ibindi cyatugenda tuza gake naho na pratique nyirizina avuga ati sibyo mwatubwiye mu bitwereke ibyo byose rwose turari kugira ngo tubafashemo ibintu bishobora kugenda neza cyane gusa nyine icyo wamenya we isuku ni isoko y'ubuzima ugomba gukora ibintu bifite isuku nawe wakarabye wameshe urasa neza ku buryo niba userive nawe ubona ko usa neza aho wogereza ibyo wogerezamo birasa neza nacyo si ingenzi dusoza wakomoje kuri icyo kintu aho umuntu aho ugiye gutegurira gukorera isuku ubanza bari gusukura mbere ukaba ari gusukura nimba hapavomye ukabanza ukahakoropa nimba hari ibitaka ukabanza ukahatera utuzi ukakubura then ukazana ibyo ugiye gukorera aho hantu ukabona kubisukura wabanje gukorera isuku hahandi by'umwihariko rwose abantu bakorera mu maresitora mu bare ahantu usanga rwose isuku rwose ari nkeya umuntu akavuga ati sinzongera kujya muri resitora yajyayo inzoka akarwara inzoka muri resitora ho ni ibindi bindi ariko ni zino resitora navuga si ubu zimeze gutya ciriritse nabivuga gutya ziciritse natubwo yajya muri ibyo ashaka abakozi nyine babishoboye bagakora ibyiza gusa icyo nabona twababwira ni uko isuku ari isoko y'ubuzima isuku ni isoko y'ubuzima kuko uzi gutwarwa n'umumotari ufite ikibazo cy'imirire mibi yakuye muri resitora ugenda wumva kasike wayitwara mu ntoki kuko wumva buriya amahoro muri kasike ukaba wasimuto nyiveho mbigenze so rero ikintu twavuga ku bantu ba resitora bo bagomba kubyitaho cyane nibo bantu ba mbere bagomba kwita ku isuku kuko baba bagaburira abanyarwanda benshi bagaburira abantu benshi batandukanye niyo mpamvu bakagombye kwita ku kintu cyitwa isuku bakabikore bikiza ngo nshaka amafaranga nyiri resitora ntakabiharira abakozi be kuko umukozi icyapfa ni uko ahembwa nta bindi ahubwo mube hafi ugenzure ubafashe nyine ibyo ubona batari gutunganya neza ubibafashemo icyo nicyo nasaba abantu bakoresha amaresitora cyane cyangwa ba nyiri resitora dute urakoze cyane rero muri iki kiganiro tugejejeho inama nziza zikwiye kudufasha by'umwihariko n'abadukurikiye bose kuri Susuruka 7 TV ubwo rero nanga dusuye iki kiganiro cyacu ubwo twebwe ibiganiro birakomeje we kora subscribe n'utarayikora kugira ngo ukomeze kubana natwe ubwo rero ngewe nitwa Estache Musabyimana mugenzi wawe yari Ishimwe Karine turabishimiye ciao mama isuku ni nziza cyane isuku ni iya buri wese abana urubyiruko abakuru twese isuku iratureba kwita ku isuku twite ku isuku turushaho kugira ubuzima bwiza Susuruka 7 TV televiziyo ya buri wese.
kuri Susuruka 7 TV tukugezaho amakuru ya siporo n'andi menshi atandukanye, by'umwihariko kandi kuri Susuruka 7 TV tuhasanga uburyo wategura igikoni mbere yo gutegura amafunguro byose mu buryo busukuye. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora, like, share, comment, urabuduhaye inkunga ikomeye. Ngwino dususurukane. Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese.